Ati mu isesengura ryawe wibanda cyane ku mujyi wa Uvira nk'urukuta rwo guhagarika M23 AFC. Ariko ndakumenyesha ko M23 yamaze kureka iyo nzira ahubwo yahinduye umugambi. Nuko ari umwana restara. Ego. Ubwo sakorera ndi. Kono barimo kugira arimo kumena amabanga ya M23. Arimo kumena amabanga ya M23. Uwo nk'umusesenguzi cyo kintu ngiye kubaza. Ariko uzi impamvu se arakorera M23 wajye wari baga. Impamvu ntamujena yatananje na ushobora gusiga wumiwe. Kuko uri Uvira nawe ni imisozi miremire. Nawe wamurasa akagusubiza. Wagaba ibitero nawe akagaba ibindi akagukurikirana. Yego. Kandi ubu naziga muvugo te mfite igisabo hano cyitwa Bujumbura kuri metero 20 BM ya harasa ntabwo umuntu yagukubita mushakiga gukubite ngunga gukubite katara gukubite minova gukubite mwesa gukubite kicanga aguhonde kavu irukanka kugire gute naha kugeza mugani wa gasosi ndimo uburundi avuga atesha igihuru burya umuriro kurikira igihuru sha iyi nkongi kurikira igihuru igenda gikurikiye kigira gute ngukomeze kuvuga ngo wenda ufite uratsinzwe ngukomeje ngugeza hakurya ukomeje kurasa inkongi yo gukurikirana yasebye uburundi bukandagara abarundi bakaviruka ingabo zabo ati yo dore sha nimwega mwajya mwarukume ni rukumeta yapfuye FRDC na yirukanse igomase none cyane bakwirukanka kandi bitera bimwaro bano barwanda fone bakinishwa ku ntambara nyine abarundi bazana ikintu ngo naka turabaronde shango bazabarasa hagite kujya kurwana utabanje gukora imibare ariko ikigo ese na reparation y'iyo ngiyo ikigo ni izangano rimo kugwiza ku muntu muzaturana kandi uzi neza yuko nta umwe azashira undi task force ikuwe muri Kongo ubwo ni ikiriho nkuko itakiri minori kivu yego ikimaze kuba reduite urumva ivuye ku butaka bwa Kongo ntikiriho ya competence ntigihari ya prerogative kerikoke ntago igihari ibyo utangiye gukora no gufata igihugu noneho kikambutsa ibisasu ikindi gihugu gitera ikindi bave mikenye bave hose bareka abantu basugire basaga abakongomani birwanire cyangwa bikize yuse hanyuma ruzaje kubarasira ku butaka bw'ubundi bazakubingura M23 FC ugiye muri metamorphose yayo na histoire yayo irusha experience ngabo z'u Burundi ukurikije bo batangiye kurwanira muri M23 abantu batangiye kurwana muri liberation zo mu Rwanda n'abagina bavuga za Uganda hose ibintu nk'ibyo ngibyo aba makenga byarahiye abashobora kuba muri Sarangwa imyaka 5 batagira umuntu bagemurira bagasurvivinga bakabaho urumva ushaka kuzana imbaraga za gisirikare hariya wazana ibindi ibaza ufite igihugu cyawe kikajya muri bilateral kiri igihugu aho kujya gusana umutekano ugara umutekano ukumva ngo igihugu gifatikanya na alliance urane bari iki ukajya muri Central Africa wowe umuturage mufite mission bunaka bilateral mukumva wenda niyo gusana sereka niyo gusana iki does it make sense ibyo yumva bishoboka so far so bad ntago ariko abantu badeployinze basangira n'aba FDLR basangira na ngoma zito bagira gute bakora amabasa no ntago ingabo z'igihugu zikora amabasa n'abantu bo mwenyeshyamba ngo bitoraguraga inda nkuko bitakurira abacyuriye ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Amuri na pasteur gipa process mu yana. N'ubutumwa nabonye bwagenewe ngo cher pasteur Benjamin Ahoka ngo da vos analyses vous focalisez sur la ville d'Uvira comme une barricade aux avancées DM23 FC. Cyangwa se mu magambo makeya nabonye ari ubutumwa bwa mugenewe ariko aho mu rurimi bavugaga ko ngo akunda nko kwibanda cyane muri analyse cyangwa se isesengura rye ngakunda kwibanda cyane ngo kuri uyu mujyi wa Uvira yitwa Mvuka yitwa Benjamin Ahoka okay ati mu isesengura ryawe wibanda cyane ku mujyi wa Uvira nk'urukuta rwo guhagarika M23 AFC
ariko ndakumenyesha ko makumyabiri na gatatu yamaze kureka iyo nzira ahubwo yahinduye umugambi. Umuzi n'igiki? Nizo interagation mbona abantu baterana amagambo nta bindi byinshi muzi. Gusoma numva ibyo ngibyo. Ati ubutumwa bukomeza bavuga ko makumyabiri na gatatu itariki yo gutera Uvira yagiye mu buryo butaziguye. Atabubwira kwizingira buhoro buhoro banyuze mu karere ka Walungu bajya mu karere ka Mwenga. Uva Bukavu Walungu Mwenga Fizi. Ngo Mwenga cyane cyane site ngo iri miniere ya Rugushwa. Ati impamvu Rugushwa ibareba ati barayishaka kugira ngo bahubake ikigo cyabo bakura ibikoresho n'ibiribwa cyangwa se poste d'approvisionnement kigenewe Minembwe muri Fizi ariyo site ya gisirikare ifite akamaro kanini cyane kuri bo. Ati nyuma yaho bavuga ko bazaturuka Minembwe bagatera Baraka urumva kugira ngo bace umuhanda n'itumanaho rihuza Uvira na Karemi. Ndumva kuko Baraka iyo uvuye za Rugezi mu Minembwe usutambitse ujya Baraka iri kuri Tanganyika urumva wakontrolye completely. Donc ku buryo inzira z'amazi nazo wabuze control kuko nagi M23 iragera kuri Tanganyika ubu ngubu. Ariko ivuye Minembwe igatambika gato ya Baraka ubugeze kuri Tanganyika. Urumva rero inzira la Christ hagati ya Karemi na Uvira ziba zicitse. Yego uwo muntu atego iki rero? Ati uyu ni umugambi wo gutema inzira nkuko babigenje Goma kandi ngo barimo kongera gukoresha iyo strategy kugira ngo bafate Uvira buhoro buhoro. Atarika abantu benshi barimo kwibeshya kuko bose bari gushyira umutima kuri front ya Kamanyora nyamara ngiyo front ntiriyo izageraho mbere. Uvira ishobora gutungurwa mu buryo butari bwitezwe mu bemaso. Abantu karo umwana restara. Ego. Ubwo sakorera ndi. Kono barimo kugira arimo kumena amabanga mu 23. Arimo kumena amabanga mu 23. Uwo mumusese ngufite cyo nangiye kubaza. Ariko uzi impamvu se arakorera mama 23 wajye wari baga. Impamvu ntamujena yatananjena singoma ko tuba dufite udukorera. Yego. Oya narize gutanga jewe nabanje kugira no wa mama 23. Oya. None ahubwo ashobora no kubaho ntawa abogamiyeho niko abanalise bamera. Gusa icyo navugaga reka twe kuvuga korera ndi ninde benefiting n'ibyo yatangaje ni mama 23 banze go. Oya n'abarundi n'abadede n'iki byose kuko arimo ega ibintu tuvuga abantu bagumye guheraho bakabigira ikintu bitekerezaho. Arimo kubereka uko Goma yagoswe sibyo arimo kubereka uko Goma yagoswe nubwo impaka zijya ziba nyinshi agiye ariko hari amakuru dusoma tubaza tugira gute kandi agasa nubereka ko ahantu hashegeshe Goma urumva ayo M23 yaturutse n'ibitero byayo atariho bakekaga. Dufate nk'urugero M23 ifite dufate urugero kuri Goma Kibumba. M23 ifite Sake sibyo nyine ibirindiro urebye niyo myinjiro bikuri M23 ifite. Ariko undi mutekinisiye mu by'urugamba ko bwange M23 yazonze abo barwanaga. Ari uko ifashe Bweramana na Minova ikinjira ku cyambu cya Nzuro igatangira kubarasira hiri mu mazi irasa za Sake za Mubambiro. Yego. Kuko Nzuro irazi gasa nkikojeje agahanga kuri Goma n'ubundi ubureba Keshero ubureba hose muri make ubugenzura n'amazi. Ubyumve neza buriya iki kintu ku bantu bazi geography bakitegereza niba kandi niko bimeze koko. Ririya hembe ryo mu Kivu ryinjira rikazaza mu kare gasatira Goma kuri icyo cyambo cya Nzuro. Sandri rishingiye muri Sud Kivu aho hantu bitazabwera Amana na Minova kuko ngira ngo wagiye muri Sud Kivu sibyo ukazamuka kuri gendaho ukazonga Goma mu gihe bari kuri Goma wenda bibwiraga yuko bazazonga n'abari Kibumba cyane nubwo n'abandi batababariye urumva. Yego. Ako iryo jijisha rugamba wonci niryo uwo mugabo arimo atubwo muraho ngo muzi ngo Kamanyori zabatera ati muraho ngo muzi Ndondo izabazonga atarika abatipe bashaka kuza kujya gufunga kuri Baraka Fizi Baraka urumva bakabereka ko byose bishoboka n'umusada avuga kare mu kabura. Uyu mugabo rero benefit kubyo avuga bya benefiting umurundi bya benefiting umwe FARDC ndetse n'umuzarendo nko kumubwira ngo kumbe mumeze nka bya birondwe biba biri kunka kuruhu inkara ari we kera nk'uwo mugabo ashaka kubwira kandi inkange kera ndibuka Goma itarafatwa bajyaga bambaza Goma ibura nko kwezi ngifatwe je nababwira ko yafashwe kuri 70 na 80%. Hasigaye gusa kurangiza umuhango.
ariko urebye imbaraga M23 udukoryo urimo kugenda ikora nk'uko abivuga ifata muri Warungu na Mwenge hongera imbaraga agace ku kandi sibyo erege nakuramo na bya bihanga twavugaga ariko kandi nahuza ikiganza ku kindi natwirwaneho kurushaho ku buryo operation zishobora kuba rwose bahana imisada nta n'intuzi birakubwira bikakwereka ko mu by'ukuri Uvira nayo isa nk'ifashe 90%. Yego. Uvira ntifite ubwinyagamburiro Uvira ifite ni bumwe. Ubu ngubu ifite 90%. 90% barayigose. Hasigaye mu icyo bita mouvement de troupe. Kuvuga ngo turagiye turagurutse. None ibyo yavugaga nta uzi ngo bazahagurukira ni bande bazatunguka he. Wenda ikintu Uvira itandukanye na Goma nuko wenda ushatse kubivuga gutyo wabivuga gutyo nabyo nta kuri kwinshi kurimo. Nuko hakurya ya Uvira wakwibwira ngo hacumbitse uwo bita umwanzi wa M23 ingabo z'abarundi. Yego. Ariko ingabo z'abarundi ziri muri Kongo bazita FOC, Task Force ya Kongo. Yego. Ntabwo dufite amakuru ngo tubigenzure ngo tumenye ngo Task Force ya Kongo kirwanira ku butaka bwa Kongo yemerewe no guhabwa imisada no kuraswa no gukoresha ubutaka bw'u Burundi irasa muri Kongo. Ni Task Force ya Kongo. Iyo wambutse Kongo usubiye iwanyu uvuye muri Task Force ya Kongo ugiye mu Burundi mu butegetsi bw'u Burundi. Rero kuba Uvira ifite ibitugu byayo igihugu cy'u Burundi ntabwo tugomba kuteka kubyitiranya ngo tuve ngo nta cyubwo ngo M23 yayifata igisigaranye umwanzi hakurya. Umwanzi hakurya se wavuga ngo shida njo ninde? Hawe. Urasiye M23 Burundi ikaguhombanya. Ibyo se hari ibintu birenze. Mwibwira se ko uko Uvira ifashwe bire imperative cyangwa se arimo gutanya ngo bibe kabiri ko Burundi bwahita bwishora mu ntambara bukoresheje forces ziri ku butaka bw'u Burundi zije kurwana kandi bitakiri muri umbrella task force. Ushatse kuzana ingabo zitari muri task force ziri ku butaka bw'u Burundi gusheringa Uvira no kuyiproteza ziri ugura raswa nyine nabirarangira kandi ushobora gusiga wumiwe. Kuko uri Uvira nawe ni imisozi miremire nawe wamurasa akagusubiza wagaba ibitero nawe akagaba ibindi akagukurikirana. Yego. Kandi ubu naziga amavugo ute mfite igisabo hano cyitwa Bujumbura kuri 20 BM ya harasa hariya BM ngira ngo ya harasa kuko BM nabonye rasa kure urumva. Yego. Nigeze kuvuga ariko binangiye kuvuga ndabivuga tutari kuri kamera urumva BM gacece ibintu wifashisha nuvuge amajisho babikomeye byiyoreje bireke ntabwo mba nifashe nuko ne navuze ngo nzabwira Prince azanshakire micro stand gutya nyine kuko bimbuza gusoma neza. Ntabwo anyubikije ngaze mu kiganiro cyanjye afite notebook. Ishaza we. Ndi namubwiye atazagaruka mu kiganiro atafite ikayi n'urupapuro. Kuko gusacinga birangora mfite mikoro meze n'intuzi muzashaka stand. Urumva? Yego. BM20 okay. BM20 irasa ku birometero 20. Urumva? Yego. Ariko ishobora no kurasa ku birometero 50. Rero niba uri Uvira sibyo? Yego. Ariko hano bavuga ko la portée maximale ari birometero 20. Roquette modernisée avec des munitions plus récentes, la portée peut atteindre 30 à 45 km et des développements plus poussés peuvent dépasser 50 km. Versions spécifiques, certaines versions modernisées comme le WR-40 Langusta polonais peuvent atteindre des portées allant jusqu'à 70 km. Urumva ko BM21 M23 zifite nibazarasa ku metero 70. Urumva hafi ni Gitega. No kuvuga iki rero? Ntabwo umuntu yagukubita mushaki gukubite ngunga gukubite katara gukubite minova gukubite mwesa gukubite kicanga aguhonde ukavu irukanka kugire gute naha kugeza wa mugani wa gasosi ndimo uburundi avuga atesha igihuru burya umuriro kurikira igihuru sha iyi nkongi kurikira igihuru igenda gikurikiye kigira gute ngo komeze kuvuga ngo wenda uvira uratsinzwe ngo ukomeje ngugeza hakujya ukomeje kurasa inkongi yagukurikirana hanyuma ntiraho ngaho kugira kataza kuncika tugacengezemo umuntu wumva ko M23 ahondagura abarundi na FARDC na ntuzi aribeshya. Impamvu yibeshya nuko uyu munsi nabo kudahonde M23 muri Minembwe twirwaneho ntago ari impuwe babafitiye. Mission bafite niyo kuhabakura no kubazingira ko byabananiye. Hari wavuga atari kuvuga ngo ubwo muvuga ngo abarundi n'abana bo ntibazi kurasa none se ngaho nibabakure mu Minembwe nibabakure Ruvungi ntuze nako Kamanyoro none se ni impuwe zituje standing barimo kubaza size fire hari size fire barimo kubahiriza
ntayo barimo kubahiriza. nuko babananiye batabanesha. Ubwo rero umuntu wagukubitiye hose yakurangiza da, wakwisanga nyine donc reka tubifate gutya, Uvira yavamo sibyo. Ariko ntago biri egare ko Uburundi bwakwiye gukomeza intambara. Bwarimo burwana n'ababahungiyeho, ingabo zabwirukankiyemo, bararya iki, barara bate, Kabujumbura kacu biragenda gute, urumva? Uvira ni ifatwa sha, tuzatira duturutse natwe mu Kirundo, Kigali ntabwo ari kure. Baba barimo barwana n'ibyo bimwaro by'uko ibyo byose babinaniwe. Aramondes Karimushi wavuze amagambo menshi udashobora gushyira mu bikorwa bitanagukundira, ibintu biraho ngaho. Naye makuru twatuma tuvuga. Ariko amakuru mabiri ari mu Ruvira. Nyasubiremo unono nk'inshuro za kane nyakubwiye. Nukubona wanga gukemura ikibazo cya Uvira, ugakubitwa n'inyeshyamba zitwe mu 23 FC twirwaneho, ukajya ubona ingabo zawe zikoreye ibitwaro igice, ukabona mwikoreye imbohe, mwikoreye inkomere mugize gute mu gihugu cyanyu. Biriya bintu birasebetse. Krize ya Uvira izakemuke nta ntambara. None se yasebye Uburundi bukandagara, Abarundi bakavibuka ingabo zabo ati yo dore sha nimwega mwajyaga mwarukume ni kurukumeta yapfuye. FRDC na yirukanse igoma se. None cyane bakwirukanka. Kandi bitera ibimwaro. Urumva? Yego. Buri abanyafrika ifu banze gukomeza kurwana mu bambiro ngo badaseba. Sibyo? Yego. Bo babaye abagabo. Ariko buri ushatse kuba umugabo n'ubundi wacyura ingabo zawe. Abarundi mukora iki muri Kongo? Iminembwe ni iwanyu. Kariko ba Serugaba bajya bababwira. Hari ibibazo, hari mwenda babafitiye mubishyuza. Afrika ko yagiye n'injiji, Tanzania ko yagiye n'injiji, Malawi ko yagiye n'ibicucu. Ntibari muri mission zemewe na Loni na Afrika Union na SADC zabaye ambassadeur n'intuze. None affaire bilaterale igiye guteza ibibazo kurusha affaire multilaterale. Ese nkubwire n'ikintu byo utazi, buri hashobora kuba ibintu bikomeye cyane mu Burundi, sibyo? Mu Uvira wenda dufata urugero kuri Kisangani. Nabonye ingabo za igihugu cya Uganda cyishyura Kongo amafaranga y'ibyangiritse muri Kisangani. Uzi ko Uburundi bushobora kwikwega hariya bukarasana n'izinyeshyamba zirwanira igihugu cyabo, bakazabakorera fagitire bati mwaje mu gihugu cyacu mutwicira abantu, musenye ibi n'ibi. Ugasasanga Uburundi uretse n'ishaza bwishoye muri Kongo, ariko no kwishyura ibyo byashenye muri Kongo. Ntabwo iteka kujya kurwana utabanje gukora imibare. Ariko ikigoye sina reparation nk'iyo ngiyo. Ikigoye ni izangano urimo kugwiza ku muntu muzaturana, kandi uzi neza yuko nta umwe azashyira undi. So il faut faire attention. Buriya ubihagaze ahangaha kubigarura biroroshye, ariko Uvira nirwanirwamo uzaba uzamuye umuzi w'urwango, inzika hagati y'umunyamurenge umuvuga ikinyarwanda, kubera abantu bazabigwamo, ibintu bizasenyuka, nta ntambara idasiga ibyo ngibyo, kandi bizaba ari ikibazo ko wabwiwe ntiwumve. So uwo muzi rero ushobora koka ibihugu nk'imyaka 50. None Marshamba kuri iyi ngingo hari ikintu nshobora kubona ntumvishe neza, ukavubona ko mu mbone yawe nk'umusesenguzi se bishobora kugera iriya mbonda tubwiye kurasa ni Burundi. Jewe navuze in case Burundi bwabwiye involvinze muri Uvira bukabarasa, kandi bukemvolvinga butari tafoke, kuko tafoke yemerewe ku politiki ku butaka bwa Kongo. Yika task force ingabo z'ubundi muri Kongo, nicyo tafoke bivuze. Task force di Kongo, urumva? Task force di Kongo ibyo yakorana na M23 barasana barwana, inzigo yajya hasi kuko bari muri Kongo ku buryo bwemewe n'amategeko. M23 ntabwo tubemera. Ubwo no kuvuga ngo hagati aho cyafite uruvugiro. Task force ikuwe muri Kongo, ubwo ntikiriho kuko itakiri muri Kivu. Yego. Ikimaze kuba reduite, urumva, ivuye ku butaka bwa Kongo ntikiriho, ya competence ntigihari, ya prerogative kerikoke ntago igihari. Ibyo utangiye gukora no gufata igihugu noneho kikambutsa ibisasu ikindi gihugu gitera ikindi. Icyo gihe rero legitime defense ya M23 yakwemera kukurasa nawe, kuko na nyina ndabyara iki umuhungu cyangwa umukobwa. Ibyo nakubwiraga rero, Uburundi bwaba buzigama ko bitujyanye n'amategeko, buzigama ko bilateral yabo yarangiye na FRDC, ariko bunazigama n'umujyi wa Bujumbura utabari kure y'imbone za M23 n'imbunda zazo zirasakure. Mu urugero rwa BM ko uretse na Bujumbura km 20 urumva, ndetse n'ubwikube kabiri uvuye Bujumbura. BM ifite intwaro zigezweho na modernisation apara zira za kera, uko igenda ivugururwa nk'iyo bavuze ikorerwa muri Polonye, niba ari M23 ifite simbizi yakurasura ni Bujumbura, kugira ngo abantu babyumve neza. M23 ifasha Uvira, Uburundi bukabarasaho, bashobora kuburasa bakaburasa ari Bujumbura. Yego, ni ibintu byoroshye cyane. Kandi ntacyo byaba bimariye impande zombi.
ko byaba ari umuriro se noneho ukaka ariko eko si ikibazo byaba ari bibi cyane marsha ukaka none se ni byiza none se bari abarundi barimo gutera parfum abanyamurenge kubafungira amasoko no yivuza abarundi baratubuje abarundi n'ingabo ntabyo ni hana hangaha na abarundi n'ingabo zabo byose ntabwo ndimo kuvuga ivanjira hangaha ubifata ukundi ibyo biramureba ni ingabo z'abarundi nyine none se ni ingabo z'abanyasiyare wone uzuva mu babaje azagera zibwire zitahe zive mu zireke gutera icyuga z'abandi sibyo byose bigiye kwanga ni ingabo zandese bave mikenke bave hose bareka abantu basugire basaga abakongomani birwanire cyangwa bikize yuse hanyuma ruzaje kubarasira ku butaka bw'ubundi bazakubingura bano barwanda fone bakinishwa ku ntambara nyine abarundi bazana ikintu ngo naka turi abarundi shango bazabarasa ko muri abarundi se mwavuye kicanga mu bishaka ko muri abarundi se mwarasuye Minova mu bishaka none se mu 21 baye mushaki iyo foto mu 21 ishaka itera mushaki umbwire nyihe prince ndayizi bari mu babereka ibirindiro bya mushaki ariko barundi n'ingabo bigira ko bari mu 21 nayifu ni bicucu no ntago ari bicucu ariko ibyo mubakorera ntabwo ari kuvuga ngo mukorera abarwanda fone ibintu byiza ngo bazabibukaho so kuba turitsa bibiri izi aba n'abarwanyi barwanya intambara nyinshi M23 FC ugiye muri metamorphose yayo na histoire yayo irusha experience ingabo z'u Burundi ukurikije bo batangiye kurwanira muri M23 abantu batangiye kurwana muri Bereshe zo mu Rwanda n'abagenda bavuga za Uganda na hose ibintu nk'ibyo ngibyo aba makenga byarahiye abashobora kuba muri Sarangwa imyaka 5 batagira umuntu bagemurira bagasurvivinga bakabaho urumva ushaka kuzana imbaraga za gisirikare hariya wazana ibindi ariko ku mbaraga za gisirikare babarasa bakanabirukana bana bakuraho mukirukanka mukomongana muri Afrika mukongera gusubira mu mashyamba abantu bafata igihugu akakibane 2020 ntabwo genda umwana siyasa ni musesenguze ntacyo nirinda kuvuga hanga urumva iyo ufashe igihugu nyagasara akaguha izo mbaraga n'imbaraga zawe mugahuza zo gufata igihugu usigara uteteye abantu bari vulnerable urumva niko bigenda ntabwo wamara imyaka 20 na uyobora Burundi nka CNDD-FDD ngo usigare ukijandika mu bintu byo kurwanya abantu bari vulnerable kandi nawe waragize vulnerability mu buzima bwawe ibyo no kwibagirwa amateka ntaga Burundi bagumye kuba bagose minembwe uyu munsi bagumye kuba nibyo nakubiye ubushize bagumye kuba bavuga bati aho umunyamurenge atubonye bitandukanye no muzarenda paritse bitandukanye no mu Katanyama paritse arahita arahaha noneho icyo gihe mubana umbrella ku buryo umunyamurenge yabirukankiraho rukumeta mwirukankanye none ahubwo mwebwe mwamufatikanye mukamugira gute bashaka abarundi bashaka tubatere perfume kuri amanyanga nta muntu no muzatinya kuvuga Burundi n'amafuti y'ubutegetsi buri mu Burundi visa via mabi bakorera abakongomani never ntago bikunda sibyo twe turavuga n'amagambo gutya narakubwiye ngo no guhaguruka abantu bazahaguruka barwanya ikibi urumva yego aba bazahaguruka abakongomani ntago babishima ntago babishima guturi igihugu ukijya muri task force urumva ese reka nkubaze reka dutanga ingero mbi nazo tuye tuzitanga urumva ubu u Rwanda ntago rufite bilaterale na Mozambique sibyo ibaze ufite igihugu cyawe kikajya muri bilaterale kiri igihugu aho kujya gusana umutekano ugara umutekano ukumva ngo igihugu gifatikanya na Alliance niba ari iki n'iki ukajya muri Central Africa wowe umuturage mufite mission ibunaka bilaterale mukumva wenda niyo gusana sereka niyo gusana n'iki does it make sense ibyo yumva bishoboka aya magambo giye nkubwira aha ngaha n'ibyo ubwo byako gihugu cyanye ibyo nabikibwira kavuga ko atari byo none natinya kubwira Burundi kubera iki nari kubyemera mugiye muri Kongo sibyo kuko muri ingabo professionnels z'igihugu mugakora n'ingabo professionnels z'igihugu mugiyemo mwagera ku muzana mukamuvutura urumva yego mwagera kuri makaniki mukavutura mwagera kuri ngoma zito mukavutura iyo vutura mvuga bigatuma uri vulnerable w'umunyamurenge ajya ku isoko avuze ngo sinca ku gasozi kari abazarendo ariko agasozi kari abarundi ndajya kugacaho yego but so far so bad ntago ariko abarundi badeployinze basangira n'aba FDLR basangira na ngoma zito bagira gute bakora amabasa no ntago ingabo z'igihugu zikora amabasa n'abantu bo mwenyeshyamba ngo bitoraguraga inda nkuko bitakurira bacyuriye ati shati mwari muri aho inda zarabishe none bamaze kugira muri leta mutangiye guhaga no kurengwa siko bitakurira mwijwi je yaneguye abazarendo ngibyo batangiye kwikora yego none hibaza abantu bitakurira yaneguraga gutyo kuba hari igihugu gifatikanya nabo ukuyemo n'icyabo n'ikindi cyaje kubafasha iyo ukiza abavani muri ararama ntabwo ukiza abavani mujya kubogama yego sibyo rero ibyo ngibyo utabikoze ukabogama barakurangiza erega umunyamurenge umwe mu 23
wambutse Bunagana akajya Sarambwe agiye kurwanya igihugu cye cyangwa se kurwanira uburenganzira bwe, si ubwa mbere bivuze kuri ino cano, burya yakurasa igihugu nawe uturutse n'ahandi. Ubu se buri ngoma yabwiraga ngo kwikiri ageze ku Burundi yabara kumubwira ati kwikiri, ati we ndavuze ngo sibyo. yego nibatuze kandi bamenye ko uko Imana iguhaye chance, urumva Sandrine, yego ugomba gufasha les vulnérables, nicyo bita ubuntu. Ni humanisme 20 ako fata nka FCM 23 ntimaze umwaka ifashe Goma, yego koko tuvugishije ukuri ntago ari fanatisme, ntago abantu babonamo akantu k'ubumuntu muri izi nyeshyamba karuta k'abantu bazi imyaka 20 bafite ubutegetsi bwenyewe n'amadarapo n'iki byose sibyo. yego kari nyeshyamba zirya zikimara bitakurira bitajya batangiye ubuhamya ati iyuvira bazana ndimo gutobatoba Goma ibarusha amahoro irimo nyeshyamba, ubukavi barusha amahoro batangiye wonyana bitakurira ntago ari giye ubwanjye. N'abandi bo muri Kinshasa barabizi ko amabi y'abagigoma amabi y'abukavu hakiri leta ubu ngo batari hari, icyo sigiye ubivuze ni umudepite w'igihugu muri Kongo wabivuze, urumva. yego None fata nka FCM 23 dukore convertition bimeze gutya, uyiha imyaka 20 iyobora ahantu, niba ibi ngibi bigaragaza mu mwaka umwe uyiha imyaka 10 yonyine yayemaze kugeza ibingana iki ku baturage. ni byinshi N'imihanda batangiye gukora nibura niba se leta ikora imihanda simbizi pe yakaburimbo banza bakora ibitaka gusa. Yego sura ndakosebite byabo ndigo kwikiriza ibyo uvuga, abadede bakora imihanda y'ibitaka, imihanda y'ibitaka gusa badakora za kaburimbo sibyo. Mba ndi maso mbagukurikiye mwarimu mwiza. Yego urakoze cyane. Ya reka twikomereze. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.